uyu mwaka w'ibihumbi 2019 hazaba hashize imyaka 25 genocide yaguyemo abanyarwanda barenga miliyoni ibaye. Abo bavandimwe bacu bayiguyemo ntituzabibagirwa na rimwe, kandi turabasabira ari abaguye muri iyo genocide, ari n'abaguye mu mahano yakurikiyeho no mu byabereye mu gihugu cya Kongo. Abo banyarwanda bose ndetse n'abaturanyi n'abavandimwe bose turabibuka kandi turabasabira. Hari benshi bagize uruhare muri iyo genocide no muri ubwo bwicanyi n'ayo mahano, bahaniwe mu nkiko zitandukanye no mu bihugu bitandukanye. Hari n'abandi bakidegembya batari bakurikiranwa bagomba kuzahanirwa ibyo bibi badukoreye twese abanyarwanda. Hagati aho rero guverinoma y'igitugu iyoboye u Rwanda irimo benshi mu bahekuye u Rwanda bakomeje kuvuga histoire ya genocide ituzuye, itavuga byose, kugira ngo ihishire abari muri iyo guverinoma bahekuye u Rwanda n'abana barwo. Mu kwibuka neza rero kuzuye kandi guhesha icyubahiro abaguye muri ubwo bwicanyi, twibuka bose kandi dukomeza no guharanira ubutabera kuri bose abicanyi, wagize ubwicanyi ku banyarwanda wese akabihanirwa. Muri abo rero bicanyi bagomba kubihanirwa, gushyikirizwa ubutabera, wa mbere akaba ari perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Muri urwo rwego rero turabatumiye ngo mutwegere dufatanye mu cyo twise witness challenge, kugira ngo ukuri kose kuzuye kumenyekane kandi ubutabera buharanirwe buzanagerweho. Hari rero igitabo cyitwa In Praise of Blood cyanditswe n'umunyamakuru wo muri Canada witwa Judy River, kivuga kimaze iminsi kandi gitsindira ibihembo byinshi kubera ukuntu cyanditse, ibimenyetso simusiga birimo, mbese urebye ibyabaye muri genocide, ibyabaye mbere yayo n'ibyabaye nyuma yayo, byose irabivuga, ikavuga ibyakozwe n'abahezanguni bakoze genocide, ikanavuga n'ibyakozwe na FPR mu gihe cya genocide na mbere yaho na nyuma yayo. Nk'uko rero baca umugani mu Kinyarwanda ngo uhisha umurozi akakumara ku bana, turasaba ngo muri iyo witness challenge tugeze icyo gitabo ku bantu bakomeye ku isi, nk'abanyamakuru b'ibyamamare, abayobozi mu bihugu bitanga imfashanyo, abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ariko cyane cyane nawe ubwawe niba utari wagisoma, nawe ugisome urebe ayo mateka, ibyo bintu byabaye ku banyarwanda, ayo mahano yabaye ku banyarwanda, unamenye impamvu ari ngombwa ko bose tubashakira ubutabera. Injira rero muri witness challenge, ugurira umwe muri abo bantu bakomeye igitabo. Kampanye yacu, kampanye Amahoriwacu, izakigeza kuri abo bantu uguriye cyangwa se abo bantu b'ibyamamare twavuze. Adresse murayibona hano kuri no video, aho mushobora kujya mukajya muri iyo challenge. Ikindi tugusabye ni ugukwirakwiza iyi challenge ku mbuga nkoranyabuganga zizwi nka social media. Hari za Facebook, hari Twitter, hari Instagram, hari Snapchat, zose mukoreshe #witnesschallenge. Reka rwose mudufashe twibuka abacu kandi twibuke bose, abatutsi, abahutu n'abatwa batabarika baguye muri ayo mahano, kandi twereke isi yose ayo maherere baguyemo. Nubwo ubutabera busesuye butabaye muri iyi myaka 25 ishize, reka byanze bikunze bizarangire habonetse ubutabera kuri bose. Ngaho rero nimutwegere muri witness challenge.